cyanyuma rero twihute. Rayon Sport ku munsi w'ejo yasinye amasezerano ya miliyari 3 na miliyoni 500 mu gihe cy'umwaka. Reka twumve icyo Murenzi Abdallah yatangaje kuri aya masezerano, ubundi tugaruke tubiganeho neza cyane. Mu myaka 5 ntabwo ari mu mwaka, miliyari 3 na miliyoni 500 mu myaka 5. Abafatanyabikorwa rero bifuje kuza gufatanya n'abanyarwanda mu guteza imbere umupira w'amaguru binyuze mu bikorwa by'ubucuruzi. Amasezerano rero twasinyanye ni amasezerano navuga y'ubucuruzi, ni amasezerano anyuranye nayo twari dusanzwe tumenyereye ya sponsorship cyangwa se y'ubuterankunga. Hano ni ubucuruzi, bafite ibikorwa bakora by'ubucuruzi bishingiye ku gucuruza ibikoresho bifite aho bihuriye n'umupira w'amaguru. Natwe rero nka Rayon Sport ifite abakunzi benshi, twasanze dushobora gufatanya kugira ngo by'umwihariko imyambaro, ibikoresho byo kwambara, bazadufasha mu myambarire, mu kuduha imyenda yo kwambara, ariko no mu kugeza imyambaro ku bakunzi bacu aho bari hirya no hino mu gihugu, kugira ngo babashe kugura ibyo bikoresho. Ikindi ni gufatanya mu birebana no ko bafite ubunararibonye mu kwegera abanyamuryango, aho bari abanyamuryango bagatanga imisanzu yabo mbara ku mwenda. Abangaba ubwo imikoranire ishingiye kuri bizinesi, baraduha ikitura agaciro cyangwa se amafaranga twabonaga cyangwa tuzabona muri iyi kontra. Umuntu yakwibaza ngo bizafasha iki? Murabizi ko Rayon Sport yahoranaga ibibazo bya mikoro bitewe n'abafatanyabikorwa wenda badahagije dufite. Twari dufite umufatanyabikorwa Skol wazaga nk'umusponsor, n'ubu ngubu azakomeza ko turacyafite amasezerano, ariko hiyongereyeho noneho n'izindi mbaraga zitanzwe n'uyu mufatanyabikorwa tugiye gufatanya mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa se mu bikorwa byo kubasha kwegera abanyamuryango bacu. Uwo ni Perezida Murenzi Abdallah asobanura kuri aya masezerano. N'amasezerano y'imyaka 5. Ese abareyo none igisubizo cy'ibibazo bya mikoro kirabonetse neza cyane Axel? Ya ngira ngo ni ikibazo buri mureyo wese yakwibaza, ariko n'umukunzi wese w'umupira w'amaguru abo muganira akurikirana ruhago nyarwanda akubwira ko ikipe ya Rayon rwose iyo itameze neza usanga binahungabanya n'uburyohe bwa shampiyona, kandi ku ruhande rumwe wabumva nk'ikipe ifite abakunzi benshi. Ngira ngo rero nk'uko meya cyangwa se perezida wa ekipe ya Rayon Sport akomeje kubivuga, Abdallah yavuze yuko byibuze bigiye kubafasha kuri budget yabo ho nka 70%, kuko iyi Rayon Sport ubundi ku mwaka bavuga ko ikoresha hafi miliyari n'igice y'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Urumva kubona rero izi nyongera z'aya mafaranga ni ibintu byiza cyane, kandi ubwo bazabaha amafaranga birumvikana nk'uko bisobanuraga, ariko nanone n'ibindi bikoresho, habe amagodiyo, habe amakola, habe biriya bipapa by'abakinnyi, habe by'abakoresha imyitozo, habe amasogisi, home and away kits, bizagenda bigere mu bafana. Rumva ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. J-Root ni kampani y'Abatanzania nabonye ikora ibijyanye n'ubwishingizi cyangwa se fasha abantu kwishinganisha iki bya assurance, ikora ibijyanye n'ubwubatsi. J-Root ngo ikora business zirenga 50 cyane, ifite business nyinshi cyane. Ikora ibijyanye n'ubwubatsi, igakora ibyo bya assurance bavuga. Yego. Ikajya mu bya Rio Estate, urumva byo gucuruza amazu, ibinyobwa, igashipinga kuzana ibintu bikuye hanze. Bafite amafaranga menshi. Uko Simba yo amasezerano bafitanye ni miliyoni 7 z'amadolari. Miliyoni 7 z'amadolari ku myaka 3. Rekada ni 3. Simba ni imyaka basi imyaka 5 buri. Ni 5 ku myaka 5 ku mwaka. Oya ni miliyoni 14 z'amadolari. Miliyoni 14 z'amadolari ku myaka 5. Imyaka 5 ni hafi miliyoni 2 na miliyoni ku mwaka. Miliyoni 2 ni magana ku mwaka umwe. Ko bagiye bo uriya chief operations officer wabo Joseph nahoze mbona anavuga ko bagiye no kubaha n'ikibisi ngo kabuhariwe rutura nka kimwe cya Real Madrid, hanyuma bakazabaha na miliyoni 10 z'amashiringi ya Tanzania ngo nibatsinda match ya Esperance bakayikuramo.
muri Champions League ni abantu bafite amafaranga. Ubwo ni ukuvuga ngo Rayon Sport ije ari ikipe ya gatatu, bahereye muri Gasogi bayikubita miliyoni n'igice ku mwaka, bahita bajya mu Rucaca muri Kiyovu bazajya bayiha miliyoni 2.5 mu myaka 5. Rayon Sport miliyoni 3.5 mu myaka 5, ubwo n'iz'amadolari. Ariko hari n'andi makuru nsumira avuga ko na APR ibiganiro byatangiye yo ngo bashobora kuzajya bayiha miliyoni y'idolari ku mwaka nayo mu gihe kingana n'imyaka 5. Ariko ngo icyatindije ibiganiro na APR ni iriya Joma niba na Joma, urabona APR kampani bambara yabakoreye imyenda Joma. Iyo amasezerano bafitanye na APR azarangira uyu mwaka, so ntago bari kwita batangira ibiganiro kandi amasezerano na Joma atararangira. APR yo ishobora kuzamo umwaka na Rayon Sport byagomba kuba mbere, ariko bagomba kubanza Rayon Sport ikaganira na Skol. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo tuvuze miliyoni 3,500 by'amadolari ibere tukubiye ni miliyari irenga y'amanyarwanda. Uvuga ngo ni miliyari irenga y'amanyarwanda, urumva niba bazajya bahabwa 700,000 kuri sezo, ubikubye neza ubona miliyari 1 na miliyoni 200. Icyo wavugaga rero kijyanye no kuba wenda kijyanye n'ubukene muri Rayon Sport cyangwa se amikoro harahagije muri Rayon Sport, niba wenda kigiye gukemuka. Ntunsubize icyo nshaka wowe kunsubiza ni iki. Abantu babonye amasezerano kandi bamaze igihe kinini, buri gihe babona Rayon Sport yasinye amasezerano. Abantu barashaka kumenya authenticity cyangwa se Inyarwanda cyiza ndagikurayo. Ni ukuvuga ngo aya masezerano n'ay'ukuri ari genuine, n'ay'ukuri ku buryo atazaba amasezerano yayandi nkamwe twagiye tubona adagira icyo ahindura kuri ekipe. Oya ni amasezerano y'ukuri, ni amasezerano y'ukuri, ni kampani ikomeye kuko ngiye haraho batanga amafaranga. Abantu nyine bagira ku kantu ko gushidikanya. Tubamara impungenge. Reka tubamara impungenge. Yego. Iyi kampani yitwa J-Root hariho watanze amafaranga ndeba gutya, kuko iyi kampani yitwa J-Root umutarama wayizanye mu Rwanda witwa Richard yanyigaga imbere muri Kristero. Richard rero niwe wakoze deal yo kuzana iyi kampani ya J-Root mu Rwanda. Richard icyo gihe duhurira ku biro bya Gasogi, kuko biziko babanje gusinyana na Gasogi. Yego ndabyibuka. Richard aransuhuza ngira ngo aje kureba Kenesi bisanzwe, ngiye kubona umuntu yicaye kuri pano yaba abayobozi bano ba Joseph uyu ona wa J-Root. Nyuma yaza kutubwira ati ngiye wayizanye, ngiye wagiye muri deal ibera za Tanzania isiga gukora ubucuruzi, niyo wayizanye. Nyuma tuza kuganira tubwira amavuna n'amavuko yabo, atubwira intego zabo, kwera ko abantu bafite business nyinshi bakora. Ahanini ahangaha baravuga bati u Rwanda rugutera imbere muri sport, reka twinvestinge muri sport yabo, kuko turabona ko sport yabo hari icyerekezo ifite. Niyo mpamvu rero baje, kuko n'uyu muyobozi wayo Joseph ibyo avuga aravuga ati twebwe ntago tugamije ubucuruzi bwa mbere, turashaka kubanza kuzamura ireme rya football nyarwanda, nyuma none tukazakorana amasezerano y'ubucuruzi kugira ngo tugire icyo tubona. Uvuga ngo rero ya authenticity wavuga cyangwa se kuba wabyizera ko ari ukuri, ibyo byo n'ukuri pe, kuko n'ahandi hantu bajya batanga amafaranga. Ahubwo njye ubwoba mfite kuri kampani yo kuri J-Root nta kibazo nyine mfite, ahubwo amafaranga aje muri Rayon management. Ejo ngiye abantu ejo ntago nakurikiye match, narebye ama highlights nyuma ntago nari ndi Kigali, ariko umuntu yambwiye ati nabonye Rayon ntaherukaga kubona, ati bagenda bicumacuma gace bagenda begera abayobozi, ati kandi iyo hatangiye imishinga nk'iyi ngiyi y'amafaranga menshi ushaka kugira gutyo ukabona abantu barabizambije, abantu babirwaniyemo, haje abantu bavuga batari amafaranga nasizemo ahangaha y'amadeni yanjye muyampe, abandi bikagenda gutya na gutya bati, ugasanga ibintu icyo kintu nicyo kintu abudara agomba kubanza gusinyira amasezerano ngo yashakaga ikintu bita umusogongero. Yaba yawuhawe 100,000 by'amadolari kuzamura, bayabahaye yahawe 200,000 by'amadolari byageze, pero amakoresha avuga 100, kuko aya masezerano ubundi azatangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa 7. Nuvuga ngo bazatangira na sezo 2026 2027. Ariko aya mezi asigaye yo kugira ngo iseze irangire niwo musogongera wavugaga babaye babahaye na Kensi yarawubonye harabufite nacyo birabufite. Hanyuma noneho mu kwezi kwa 7 seze igiye gutangira nibwo bazatangira guhabwa noneho ya mafaranga bahabwa buri sezo. Urumva hari amafaranga bafite rero kugeza ubu. Ibyo Raxel avuga ngo barabatangiye kwicumacuma bavuga bati amadeni mutwishyure ngira ngo Murenza Budara afite uburyo agomba kumanaginga aya mafaranga nabo bakorana. Ntabwo ari amafaranga aje ngo yishyure amadeni. Reka muzi inkuru kuwa gatatu nimugoroba, ejo hari kuwa 4. Kuwa gatatu nimugoroba abayobozi bose ba Rayon Sport b'inzibacyuho nakubitanye nabo saa 12 neza gutya kuri Zigama CSS. Ndabanza ndavuga se kuri Zigama
niho basigaye bagira konti. Nibuka ko RGB ikoreramo hejuru bari bavuye muri RGB bose uko bakabaye uko muzi babatoye. Nari ndi kumwe na Ngabo na Ephraim Kayiranga mu modoka na Hitimana Claude abatutu bavuye mu nama. Iyo nama rero ngewe mbihuza uko ngenda nk'umuzi nkuru nk'umunyamakuru, ni inama yajyaga kubwira RGB ko umuterankunga hari bagiye kumurikira na gahunda zihari kugira ngo abahe umugisha, kuko barimo barakorera muri RGB ko RGB yabahaye bagiye kuri RGB kujya kuvuga ngo twabonye umuterankunga uzana ibi bimeze gutya na gutya muduhe umugisha tugende tubyemere cyane. Uvuga ngo rero icyo byari impamvu nari nkujyanye aho ngaho ni ukugira ngo twumvikanishe ko mu buryo bw'imicungire RGB ijisho ryayo rizaba ririmo rireba neza. Abantu bazaza gutezamo akavuyo, abo tutabonye twagize ibyago ku isake, nyamuneka mutubabarire ntibazahorana n'umunzani. mureke ibanze yikenure ibibazo byo guhemba abakozi n'abakinnyi bayo, mureke ibanze ive muri ibyo bibazo inategure umwaka w'imikino uracyarimo, byanze bikunze nta hari icyo kugarura. Bari bafite ikibazo cy'ubukene pe, Rayon Sport ni kwa kundi rwose uba ugeze ku manga ugiye kugwamo hasi umuntu akaza akagufata akakuvanaho, urumva. Ubwo rero aya mafaranga bahawe nayo kubafasha kwitwara neza mu mikino, nayo gufasha ikipe. Ibyo by'amadeni wenda bagenda banabyishyura gake gake, kuko nubona amadeni Rayon Sport ifite ntabwo yapfa gushira, baye bayaretse ahubwo bubaka ikipe ikompeta. Urumva rero Murenzi afite uburyo bwo kuyamanaginga, afite abantu bagomba kuba muri hafi kugira ngo bakore management y'aya mafaranga neza. Baracyafite score nayo n'umufatanyabikorwa ugihari ugomba kubafasha. Ngewe Ibere icyo nifuzaga, Imana imbabarire kibe kigenze neza, iyi kampani izana amafaranga, amakipe yubake, ubundi turebe kandanda kuri tapi vere. Ibintu byanyu byamaguye no kutwicira umupira, ubu ngubu nta rwitwazo. Kipe izajya bifite ubushobozi bwo kugura umukinnyi mwiza, ni mu manura abakinnyi beza, tubona umupira mwiza. Rayon Sport bikomeye, Kiyovu ikomeye, APR ikomeye, Mukura ikomeye, Gasogi ikomeye n'andi makipe akomeye, tubone agapira kandanda kameze neza cyane. Rayon Sport ku munsi w'ejo nyuma yo gusinya amasezerano, abo bayobozi baje bishimye cyane bambaye amakositime na karavati bamwenyura rwose. Bari mwiza umunsi w'ejo, bari mwiza kubari. Match ya AS Kigali mwayikurikira kuri Radio Rwanda ndayogeza na Ruvuyanga, abayobozi bose bahari bamwenyura baseka, abantu babakongratulatinga cyane, ariko binashimangirwa n'intsinzi batsinda ikipe ya AS Kigali igitego kimwe ku busa. Kufri ikomeye cyane rive kuri Emery Bayisenyi ayikubita kuri poto, isanga Mugisha Didier Taichi atsinda igitego cye cya mbere kuva yagera muri Rayon Sport. Reka twumve Emery Bayisenyi nyuma y'umukino ibyishimo yari afite. Turishimye ko yaratubonye amanota 3, ntago byari byoroshye, ariko important things nuko tubonye amanota 3.